Merese muyumvise. Nana nje nashiringiramo we. Sheri waneyinda suzi yo munsi se waneyinda cyagiye nose sheri ko mbona wiruka yesu umva nkubwire nye ako sheri uranda kudira akunda abahungu mwabaye nagize musigaye moteri ndamwangiza mukatwihakana ubundi se wabikora kutazi uko uratwite ndatwite nyene kandi mfite 15 ngiye kujya kugujyana kuri Reba ngiye kuko nago nabyihanganira abahungu mwese mwabigize akamenyero musigaye mugendamo wawe ikaze nibyo nakubwiraga ya gahunda rero wambwiye naje nyine natekereje nyine mbona kakazi wakemeye nakemeye rwose nuko haguruka nkwereke hari ibizamini rero ngiye kuguha urumva ikizamini ugomba kucyemera ikizamini cyose nta kibazo kakazi se si amafaranga se none uhagarara guca ongera di noneho abona nagashobora oya ongera cyo gira gucya turebe di Kongeye kuramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda Limited, Iris Rwanda TV, Ficus TV, aho muri hirya no hino amahoro Imana nabane namwe. Ushobora kudukurikirana unyuze ku murongo wa radio online radio ya Iris Rwanda online radio, ushobora kudukurikira kuri Iris Rwanda TV ukarama filime atandukanye, ushobora kudukurikira kuri channel ya kabiri Ficus TV inyuraho amakomedi, inyuraho n'ibiganiro bitandukanye. Uyu mwanya rero mu rwego rwo kuzamura impano zitandukanye, mu rwego rwo gufasha abantu kugera ku nzozi zabo, twatumiye abakomedi batandukanye ari nabo tugiye kuganira nabo. Urabona rinde muri abangaba uvuga ngo korane na Iris Rwanda Limited, Iris Rwanda TV. Hagatangaho mbararikira ikigoma cy'umusore wizimeka cyamaze no kugera hanze. Wajya kuri Iris Rwanda ugashyigikira uyu muhanzi ukarabira indirimbo ye ukayisharinga. Ni indirimbo yitwa My Story yakorewe muri The Main kwa Badrama, kandi ni indirimbo irimo inyigisho ndetse ikozwe neza cyane. Reka rero ntangire nakire abantu babiri nta kindi kiri bukorwe nukuza bakatubwira amazina yabo bagakora akantu bateguye bamara kuga presenta tukababaza ibibazo. Ubundi mwebwe mutanze amaso kuri ekran mwe muzavuga ngo uyu arashoboye cyangwa uyu ntabwo ashoboye. Muri kumwe nanjye ntabwo ndibuze kwivuga amazina, nanjye muri comment andikemo ngo iryo zina iryo jwi ni rya runaka, kuko ndumwe mu bantu bavuga bafite ijwi ryihariye kandi ndumwe mu bantu kwisi bafite ijwi ryiza. Bitariro reka nkubwire nabonye isari danje ndanije nanje nyigira imitwe baza ngo negiye imitwe ne rero nagize guca ndareba abavuzi bose bagakondo bari mu gihugu ndana batariko nande burya ngize gutya havuga ko ndumuvuzi wa gakondo nande nkajya mvuga ati nasanze byakunda Ngonguke nagize gutya ni narebye muri iyi si natingiye kwigira umuvuzi wa gakondo uravuga ngiye kwigira umuvuzi uzaje ubikora uteze ndavuga ati wowe wumva ikintu uzakora uzajya umva yaremye fati mubanze mu muze kuri umuvuzi wa gakondo wa gakondo kozi ko umuti wakunda koko hanyuma uzajya bigenza gutya buryo uzajya ubikora ngenda ndavuga ati uzajya ubaza utitiza gutya nanjye muri ejo mbere ubundi ntabwo usanzwe uriwe oya reka da ntabwo abanye babikora reka da mama we ntabyo akora hano bigeze ubikora n'abatambyi nawe bose n'abatambyi kuko nebye mbonera ko nayibamo Amazina Tinyimana Samuel uri kumwe n'umuntu usangwa kina amafilme umaze kugaragara muri filme zingahe? Na nimwe usibye mu midugudu mu tugari izo ni filme warumbaje filme ariko ubwo nde nizo nakubwiye nagezemo usanga ufite impano yo kwandika cyangwa no gukina gusa? Kwandika naho nagerageza nagerageza. Ibintu kinye bihuriye hehe nibyo waba warikoreye cyangwa kuri ahandi hantu? Ni kuvuga ngo
sindaza kuvuga ko mfite umurerekisi ahubwo ibyo nge nabyumvisemo ku giti cyanjye nsanga mbikinnye byaneza imbere bikagira urundi rwego bigira bite bingezaho. ugize amahirwe ukaba selected ukaba umukomedi ukomeye cyane mu Rwanda winjiza n'amafaranga menshi utarasoza kwiga bikaba ngombwa ko ukenerwa n'igihe cy'amasomo wabitwara ute? Ni ukuvuga ngo ari byo wabibonera umwanya, ari n'ishuri naryo waribonera umwanya, ariko burya ureba ikiri imbere kigufitiye akamaro. Peter, Yes. nk'umwe mu bantu basanzwe bakina filime, ugize amahirwe yo gukomeza kwiga kaminuza mu gihe uri ku ishuri bikaba ngombwa kubona ikiraka cyangwa amafaranga kijyanye na komedi cyangwa filime, wahitamo iki? Yeah. nareba ku mpande zombi, mfite kureba ku ishuri nkareba no ku ruhande rw'ibyo ndi gukora. Nareba ku mpande zombi kuko kwiga bibaye ngombwa ko urugero ejo hari examen kandi mfite no kujya gukina komedi, nabanza nkajya gukora examen. Yego. Umva rero sinakubwiye mbwira iki? usanga kuca bugufi bwari maze kugera hano buriya ugiye kutangira kwishyira hejuru byavuze ivuze byawe. Unyubahe ugende gakeya ndaguha umwanya. Ubaze ureke bazinganire na bidande bibanze birangire. Ndaguha umwanya byo bidiwe byo kwishyira hejuru ugende gakeya. Wamaze guta agaciro. Yitonde. Wamaze guta iki? Iki? Agaciro. Urarata amagambo, ugenda arata ibikorwa. Reka nkubwire. Uri mukumva nkubwire. Ndamukunda, uri kumva? Ku buryo unitambitse ntaguca umutwe. Ugize ngo iki? Nawe guca. Reka nkubwire ngo ubu ageze hano. Nawuca. Ageze hano gahunda yo kugira ute? Kugira ute? Viza twarazishatse byarangiye. Mujyana se? Mujyana. Noza mutuzaye ko nta n'ikiraro ugira hirya yongeho inyuma y'imipaka. Na Kongo mu gitari nibagutuzaye. Uyobe ko data bacha ayutse kwitaba Imana ejo bundi mitungo si. None umva ngubwire amazi atandatu muri Musanze, eshatu i Kigali, izindi ebyiri ku Gisenyi. Ahubwo se ni gute se? Uraza guherera he? Karija uraza guherera he? Iki ndamuhereza aho ushaka. Twarangije gusinya nge nawe. Oya mubaze dufitanye nebe. Twarangije gusinya. Genda. Witondeka. Mugiye gutereta. Umunota. Wiriwe kandi wiriwe. Nire neza sho. Umeze ute? Meze neza. Ariko man ndabona kiye nuko. Cyane. Ariko wari wanyitabire nukuri pe. Shashe nari nkukumbuye. Neze ko ndikona wifashe mu myanya ndangarukundo. Kuva n'ibintu bimeze neza warunkumbuye we. Komana. Akoshe ndagukunda nukuri. Cyarunkumbuye komana we. Barumubye nukuri we. Nuko nawe nkukumbuye cyane. Yakujya wirinda gukora mu myanya ndangakababaro nukuri kw'Imana. Ntabwo nabikora. Icyo nyekera gake nari gukumbuye nukuri. Shashe rumva uzi ko navuye mu rugo ari we ndi gutekereza gusa nukuri ko Imana ashaka kukubona. Mana ndi kumva ngukeneye cyane. Nari gukeneye cyane nukuri pe. Nukuri. Akoze. Katwika Adamu Rukiya. Uriga? Oya. Warasoje kwiga? Warasoje amakanga? Mu wa gatandatu. Uzi biki? Konti. Ufite imyaka ingahe? 20. Wasoje mu mwaka? Uyu nguyu. 2021. Wakoze cyane. Ngwino. Ndashaka ko imbere umugore. Ngo shiri nta kibazo. Ibihe byose. Biye byose. Kazambyara abana mubare shaka. Nta kibazo shiri. Nkajya mbikora uko shaka. Urabyemeye? Ndabyemeye. Good. Sheri wanjye. We. Rero uyu munsi ntabwo turi kumara igihe kirekire pe kuko nagutumije hano mfite ikintu ushaka kukubwira. Urabizi ko ngukunda pe. Shanda bizi. Umutima wanjye warakwihaye wese. Rero ako wazanye ugakora kumva ukuntu uri muratera. Sheri wabyumvise? Nabyumvise. Ubu kubera wowe uri gutera neza cyane kwa Kongo ufite. Sheri wanjye rero natinze ntunyumve nabi sibyo nabitekereje igihe kirekire. Nta kibazo. Zana ikiganza cyawe Sheri ndakwinginze pe ngiye gukora ikintu
cy'ingenzi kandi kizambera byose ubuzima bwanjye bwose sibyo Kati mwakoze niye mpano yindi usanzwe ufite ndagerageza mu kuririmba twagiye n'indirimbo imwe ushaka iyo ari yo yose nukuri mana yanjye jyewe ndayemera nta cyiza yinkuraho. mwakoze Yego sheri ngo nze oya nyine reka mubwire kambanze mbwire viye nyine numve ko ari bumagahusha ubundi nzi hari amani ntabwo ari heza oya nyine ako muri fatira wa mbega sheri ndagukunda cyane nyine mukanya ndaba nkugezeho sibyo kanjye kubwira papa ndebe ko ari bumagahusha sa papa umva nyine wamaye agahusha uje nyine ngiye kwa Karine ngiye kwiga Karine na nyuko kubusha bwa buri munsi nibwo butuma batera amata papa nyine ntabwo ngiye kwiga uzi kazi ubwenge cyane nyine uzubujama bwa hanze sigaye butera amada wagira buyanywa mu gikoma none se papa ubona nakuze umuntu ufite imyaka 15 yose 15 ushaka ndakubwiye ngo urakuze warambyaye cyane nakubyara papa basi mbabara nuko basi papa reka mfukame sibyo mfukame cyaguruka papa wambabariye ngiye nk'ubabarisha ugende bagutera inda wambabariye kuko nkajya kwiga papa ushaka kujya nzabubanye ushaka guterwa inda oya nyine papa ngiye kwiga ushaka kumbera nka mukuru wawe sha ni gutyo ansaba imusha papa nyine papa urarira iki kuryama papa wambabariye kuko kuryama kwiga n'abandi shango bagutera inda jya kuryama sha nabita bufite papa urabyanze byanze nyine papa wambabariye ari ukina n'umupolisi no gukina n'umusirikare mani ngewe ubundi ntakira kitu gukina ndi sociable nabikora gukina ndi umuntu warakaye nabyo ndabikora iyo bavuze kwivuga bya kera ubiziho bimwe nyine byo gutangira n'ibyivugo nyine bavuga ibisekuruza n'iki iyo bavuze imisango uyiziho imisango ni imihanga ndakeka ya kinyarwanda ibintu by'imihango ya kinyarwanda imisango imisango bayivuga ryari wenda ntabwo ujya nkunda gukurikirana ibintu bya kinyarwanda kuko urabona nta n'igiko cy'ikibaho ntitugitaye igiko ese ibyo wabimenyera n'abasaza ntibakiduha umwanya ngo tuganire urumva n'idanje ariko ubundi nyine uramutse aho amahirwe uri papa biragaragara ko ari bateguye gukinana n'uyu nguyu ari papa ari umwana wawe no tubiteguye just now iyo uvuze ngo utujyamo umuntu ufite umwana ungana gutya baba batuzi uko nyine baba n'iki witwa nde amazina yanjye ni Nkurunziza Edzo Edzo niba navuga simba uzumve ko ari njye tu wiga mu kangahe senior 6 uri gusoza yeah wiga ibiki niga mege kimwe kingahe 20 yemuka witwa Ntangishaka Reba ufite imyaka ingahe 18 wiga mu kangahe siziye musuzime sonderi wiga ibiki hege uyu munsi wa none mugize amahirwe yo kuba mwaba abakinnyi bakomeye mu Rwanda bikaba ngombwa ko bagukeneye igihe cy'amasomo wabifatanya ute ngubu nyine bashobora nko kudukenera wenda nko muri weekend igihe cyose mba mari kandi no mu rugo babinyemereye igihe na umwanya wose na nimugoroba naje ntaboneka igihe bavuze ngo nimugoroba ngo bari bafite gushutinga ntaboneka ntari ubu ngubu ababyeyi babazi kuri hano mba nayobwiye kuko ntabwo ndangira igihe cyo kwikontora ariko nyine mba nayababwiye abamero agahosha Edizo wibonamo iyihe mpano Anje ubundi ibintu ndanabyumva tu ibintu byo gukina film ndabyumva kuko numva bindimo ntago ngiye wenda ubundi umuntu ashimwa n'abantu ariko mbere yo kushimwa n'abantu nawe ari ukuntu ubwawe wumva nyine wihaye respect ya nanjye numva mbikunze kandi niyumvamo ko mbishoboye ni cyo cyo byabwiye ngo utashira mu kanwa kawe weed ntago nankura umugi ariko ibindi byose usoma ya ibindi oya ntago bimwe ariko nyine basi ari ukuvuga ngo ari last resort ari amabura kindi
ushobora gufata wenda ikintu bitewe akosha kuki ibyo biryo bitarashya. Ase ubona ndo umukozi wanyu nikanze ndi wose naguhateka. Ariko uri umukobwa. Nose ndandi umukobwa bivuze ko ngomba gukora ibintu nihuse vuba mwagiye muratobera ariko mwawe ijambo ibyo ijambo ryawe bagoresha ngo ntabwo uragira igihe cyo gufata ku ijambo ukutakora byari ahantu Ngiye nkoropa sha. Ahubwo ufire n'imyenda ya bebe. Ngiye nkoropa. Udakoropa se. Bashajya umfata nkazo. Ngunguri iki? Igihe papa dari nije mugabo ha. Igihe papa dari nije mugabo. Ako ibyo ngibyo ntago bikibaho. Agu wabona ngushose. Ako nagiye ufata nka mama wawe. Wowe? Narire. Uri mama wanje ngo ujya koza ibyombo. Ngojye kugira ute? Genda ukorota ahubwo ufire n'imyenda ya bebe kuko ngiye kano kanya. Ngiye sha. Umva sheri bite? Nibyiza. Amakora? Neza. Shana rengo kombu imeste sawo. Meze neza. Se ko mbona wikanga wabaye iki? Niko mora. Niko mora? Nabizi ko nta mikino ngiye. Oya sheri nose utako nabona gumeze neza. Niyo ndi mu kazi nuzi ko nkora vuba vuba. Nyine ndabizi ariko nyine sheri nyine uzise. Mbona wahindutse ko ne kunyiryaryaho byagenze bite. Nose abona meze utembega wowe. Mama. Baskero ko neri soni. Ambwira ko byahindutse. Yego. Karabe. Waneye inda. Suzi yo munsi se wanenda cyagiye. Nose sheri ko mbona wiruka. Yesu, umva nkubwire nye. Ako sheri. Nkunda kudira. Ako nkunda abahungu mwabaye. Nagize. Musigaye moteri ndamwangiza mukatwihakana. Ubundi se wabikora gutazi uko. Uratwite? Ndatwite nyene. Kandi mfite 15. Ngiye kujya kujyana kuri Reba. Ngiye kuko nago nabyihanganira. Abahungu mwese mwabigize akamenyero musigaye mugendamo Uswajya musigaye mucuruza ngiye nago nabyihanganira. 10. Mfite 15 naniraga muntu ngira noneho. Kuki wamaye? None se kutari wambwiye ko ufite 15. Kuki so wabikoze kaburi no kunyihakana? Nta kibazo sibyo. Ngiye gushakira amafaranga. Angahe? Uramangahe? Urashaka angahe? Cyaka miliyoni 100. Ndakongeraho nimwe. Miliyoni 100 nimwe. 100 Ariko byibura ubuceceke. Biceceke nuko mbarese uzayibeshye uzavuge ko arundi ariko ibyo birakuye ndeba se fata intebe wicare cyangwa usubire kwa nyoko. Wawe ikaze. Nibyo nakubwiraga ya gahunda rero wambwiye naje nyine natekereje nyine mbona kakazi wakemeye. Nakemeye rwose. Nuko haguruka nkwereke. Hari ibizamini rero ngiye kuguha. Urumva ikizamini ugomba kucyemera. Ikizamini cyose nta kibazo. Kakazi se si amafaranga se. None uhagarara gutyo. Ongera di. Noneho abona nagashobora oya ongera cyo gira gucya turebe di manuka. Noneho akazi rakabonye nzakondera wowe nabi. Urakambaye? Ndakaguhaye. Ubwo nzajya nkura 40,000 ku kwezi. Ariko nyegera di nyegera. Ariko sakazi. Ariko urongera amafaranga. Amafaranga se mfite na munodesa wabuzitwaye. Kongera amafaranga nta kibazo. Ariko dansira ntabwo yanyegeraga. None wonde kubwira nyegera. Ereka nita Karagacecuru muri rero. Na miliyoni nayiguhereza. Ejo ndatangira akazi tu. Oya narejo namukanya twahita tubikora tukabikemura. Buriya none se nubyibwira wowe. Ariko boss nawe rero ngiye mu gitora nibwo ndakora akazi. Ariko wandobesha ukamanura ko karisani. Twashaka kurengera boss. Ndisa amafaranga yanje se na amafaranga. Muri tuzagira yamana yakoreye. None niba ari amafaranga ganje nzajya nyatangira ubusa. Ahubwo nyine ku kazi nyine ko bambwira. Uziko buriya oya nibugiye ku ruhande kuko ndi kumva none se boss gutangira risangaye. Akazi nago kagira amasaha. Ahubwo nzajya numva igize gucya nawe ativayo igira gucya nawe ativayo. None
sakazi nakazi wakabura uko ubikoze uzajya yameza 80,000 80,000 none ntabwo nzajya ubwo byo ku kwezi wapi ariko waruzi ko hari akandi nabonye ko 20,000 nyine ni nzanzererezi zo ku muhanda urakaza ukagatera ukavuga ati umusaza nshaje neza sha ariko nta kibazo cyambere nukumvikana nukumvikana naho se namukanya nakumva yigize gucya tukaba turagiye ariko nawe nagushobotse none ahako bavuga ko umusaza ari uri gukora akazi muri iyi minsi ureke biziransoresore ziri kuza zikababesha nakubuze rwose cyambere ni franga all right witwa nde Tuyisenge Ezekiel uga mwaka ngahe niga mu mwaka wa 5 indimi n'ubuvanganzo imyaka ingahe 21 wigaga nayo kuri moza ya mbere uramutse ugize amahirwe yo kugufata muri filime yego ukagira igihe cyo kubona amafaranga menshi kandi ari igihe cy'ishuri uzabyitwara mute ura icyambere na mbere hari imishinga nategura yo kugenda imfasha oya niki uzitaba mbere y'ikindi hagati mbere y'ishuri cyangwa se hagati y'ishuri no kujya muri wa mwanya wa filime nese ubundi ibyo tujya kwiga twiga kugira tubone amafaranga kurumva icyambere ni amafaranga ni ukuvuga ngo ushuri warihagarika sister witwa nde Tuyimana Alice wiga mu mwaka ngahe wa 6 sondere wiga iki MC imyaka ingahe 18 uramutse ugize amahirwe yo kuba umukinnyi wa filime ukaba icyamamare mu Rwanda no muri Afurika kandi ukiri n'umunyeshuri wabyitwara mute niki waha agaciro cya mbere cyo na agaciro bwa mbere ni cyefite ni filime ariko byose nabiha agaciro icyo waha agaciro priority ni filime nyine kwa ko yabiri kunyinjiriza abantu baraklokrise barguhaye akazi ni filime uzakinamo mu gihe cy'umwaka kandi baguha amafaranga menshi kandi uri kwiga ni ikihe kintu uzakora imbere y'ikindi umwaka so kuburyo nagenda utadasubira ku ishuri ako bivuze ko ari amafaranga nta mafaranga nta kibazo ni ibyo nashakaga ninde akubwiye ko ufite impano yo gukina filime nanjye mbyumvamo ariko hari n'abandi babimbwiye nyine bitewe n'ukuntu bambonaga ndi gukina utangiye kubyumvamo ryari ninga mu wa 2020 musengera muri etorero Catholique uzi kubyina traditionnel nzi kubyina no mu itorero ry'umurenge burya nkubona umunsi wa mbere nabaye nk'ubonekewe ku mutima nahise ntungurwa ku buryo bukomeye n'ubwiza wifitiye nacitse intege kuko baguhurira ruruhuri bose bakaza bagana huri gusa ndakwihanganisha urabizi nanjye yari umukunzi wanjye sibyo cyambabaje ntabwo ari uko yagiye gusa nyine ihangane tu none si byagenda bite nta kundi gusa nanjye utwo naramukunze sinzi ko nabona ukuntu narugarura hari amagambo yambwiye n'ubwo ndi kuyibuka bumva yawe mbabarira gusa mbabarira wirira mbabarira nuko wirira n'ukuntu nibwo yararangije kwiga mbabarira sibyo mbabarira nukuri kw'Imana wirira mbabarira sibyo mbabarira pe mbabarira nanjye ntabwo nshaka kurira mba ndekandira nibwo nashyiraga oya mwese muyumvise nane njyewe nanasheringiramo we